ubuzima twakuriyemo bw'ubuhunzi muri Uganda twigishijwe ko umuhutu ari umuntu mubi, inyamaswa, kandi ko atagira ubwenge. Niyo mpamvu intego yacu FPR Inkotanyi yari ukubarwanya tukabakura ku butegetsi ku kiguzi icyo ari cyo cyose, tutitaye ku batutsi bari mu gihugu, kandi buhoro buhoro tukazabigeraho. Abatutsi bari mu gihugu twari tuzi ko nabo ari nk'abahutu, barabanaga, bahanaga inka, barashyingiranaga, bafatanyaga gusingiza Habyarimana, bo bibeshyaga ko tubakunda kandi aribo tuje gutabara. Ukuri ni uko aribo bari turufu nziza yo kugira ngo tuzagere ku butegetsi. Tumaze gufata ubutegetsi, abahutu twarabishe, turabica, turongera turabica, turaniyongeza, kandi tuzakomeza. Kuba tutavuga suko twavuze ibyo tuvuga kuba turataka suko tutababaye kuba tutarira suko twabuze amarira nukuba mu mahoro y'umutima sugushimira umubisha nugushinjagira ushira ngo yenda bukera imwe gusa ndibyatubuza kwibuka ngo tuzirikane abajubishwe bazira karengane nyemerera undeke nanjye nibuke ibuka ababeyi ababandimwe inshuti n'imiryango abana bacu twakundaga cyane bishwe bazira karengane ikibabaje kuruta ibindi baraduhinda batubuza kwibuka. Rukundo Mikael ndagusuhuje, suhuje abanyarwanda batandukanye bari hirya no hino ku isi. Nkomeje gusuhuza cyane cyane abanyarwanda bakomeje kurenganira mu magereza bazira ibyaha batakoze babihimbirwa. Ahangaha uherutse gufungwa vuba twavuga ni Victoire Umuhoza, uregwa kuba akorana n'imitwe yitwaje intwaro, kandi iyo mitwe twaramaze gusobanukirwa neza ko ari leta ya Kigali iyishyigikiye. Ndasuhuza umuryango wa Ihora Habona Jean de Dieu waburiwe irengero azira ko yakomeje kwirukanka ku mutungo we, aho bamusenyeraga amazu kumwe n'abandi, akaba ari warabaye umuresista, avuga ati abantu basenyewe za Kangondo na Kibiraro twagiye kuburana mu mujyi wa Kigali ariko byabuze ubikemura. Nkomeje gusuhuza rero abari kurengana bose, nkomeje kwihanganisha abantu batandukanye babuze abantu mu ntambara ya 90 yaje kugera kuri jenoside muri 94. uko twabigezeho twese tugenda tubisobanukirwa buhoro buhoro. Rero abanyarwanda bakomeje kwibuka cyangwa bibukiranya cyangwa bibutswa ibyabakorewe. Ariko se banyarwanda, ababakoreye ibyo bintu murabazi, murabasobanukiwe? Ababiteguye n'umugambi bari bafite murawuzi neza? Ndagira ngo mbiyibukirize bimwe na bimwe. Ahangaha ndabibutsa imvugo ya Tito Rutaremara yatubwiye ko mu maserere yose yo mu Rwanda bagiragamo nibura abantu 5, ndetse avuga ko no muri za PSD na PL bari barohereje y'abantu kandi ngo bakabasaba gukora. Ibyo yabibwiye Christophe Barore amubwira ati natwe twarakoraga. Tito ko twumva mu gihugu imbere za PSD za MDR za PL n'andi mashyaka bari mu nkunduro yo gushaka abayoboke no kubagwiza no kubageraho. Mwebwe ko namwe mwari umutwe wa politiki ariko ufite n'ingabo, mwebwe muri iyo nkunduro yo gushaka abayoboke mwabigenzaga muti? Byari dushishikaje cyane kandi twaranabikoze kuko buryo wenda nkubwiye ko muri 1993 twari dufite amaseri 149 muri Kigali. Urumva twari tubafite, ariko icyo ko twakoraga kuko n'ubwa mbere twakoze nyine turi bake dutangira kugira kumubiriza n'abandi bose, abanyarwanda bose bari hanze kugira ngo bajyemo n'abari imbere mu gihugu.
metodology yacu twakoresheje ntabwo ari imwe n'iyabo. Twebwe tabanje kureba kugira abantu abo bakwita intore cyangwa bakadre politique bitaba kadre banza kwiga bumva uwo murongo wa politike bawugira uwabo bumva uko uteye umurongo wayo n'imvano n'ibindi bumva ari uwabo. Noneho abo ngabo nibo wohereza bakajya kwigisha abandi. Bitari ngombwa ngo bajye kuzana ushyire mu ishuri wigishe, wenda bakazana babiri cyangwa urugo ku rundi bagenda babigisha. Ariko noneho tugatanga na message igomba gutangwa. Methodology twakoreshe niyo gukora mu ibanga. No mu Rwanda niko twakoraga mu ibanga, ndetse amaserire yacu yabaga manini bikurikije uko abantu bateye. Niba ari nk'ahantu ari muri kandi impunzi hari abanyarwanda bonyine, ubashobora kugira serire wenda igeze no ku bantu 100, 200, 300. Ariko niba ari ahantu nko mu Rwanda, par exemple mu Rwanda twari twarashyizeho ko batagomba kurenga kugera kuri 5 serire, kaba 5. Ndetse uwa serire n'uyu ntibagomba kumenyana, gusa akamenyana n'uwo hejuru ubashinzwe hejuru. Uvuga ngo namwe mwarakoraga rero? Twarakoraga nabo ngabo barimo bagendaga bagira twabaga tunabazi bamwe tuhagira inama tuti na mugende niba ari muri MND mujyemo, niba ari muri MDR mujyemo, muri MPR PSD murimo. Muri icyo kiganiro kandi nanone uwitwa Tom Ndahiro yaje kutwibutsa ko bo ibya jenoside yabaye 1994 bari babizi imbere h'umwaka. Yabivuganyeho na Faustin Twagiramungu ubwo yamusangaga muri CND. Ndagira ngo mbahe icyegeranyo cy'uwari inkotanyi cyane wiyise hano mu nyandiko Sam Kayitate, uko yabitekereje, uko yabibwiwe, nuko yabonye aho ibintu byabo bateguraga bigeze. Iyo nyandiko tukaba twaragejejweho n'uwitwa Marara, Noble Marara, mukunze kumva mu biganiro hirya no hino, ndetse akaba yaragize n'ubutwari bwo kwandika igitabo yise ngo Hirya y'inyegamo mu nzu ya Paul Kagame ahari. Aho ngaho yasobanuye ubwicanyi inkotanyi zakoze, uruhare bagiye bagiramo, rwose yagerageje kurugaragaza. N'abandi bashatse bagira ubwo butwari bakabisobanura, bakazabitubwira neza, bakareka guhirikira ubwicanyi ku batarabukoze. Ahangaha ntabwo nibagiwe inzirakarengane zinyuranye zagiye zigwa mu magereza hirya no hino ari mu Rwanda ari no mu mahanga, ndetse n'inzirakarengane zikomeje gufungirwa ibinyoma zabeshyewe kandi ba nyiri gukora ubwicanyi bicaye ku butegetsi. Iyi nyandiko reka nyibasomere, wenda abatarashoboye kujya kuri Facebook, abadashobora kuzigeraho bongere bayumve. Ahangaha ndagira mbabwire ko mu biganiro bindi bitandukanye hirya no hino iyi nyandiko yagiye ivugwa, yagiye isomwa, ariko ntekereza ko abantu bageraho bakabyibagirwa. Reka nongere nyibibutse rero. Iyi nkotanyi yanditse akari imurori. Ubuzima twakuriyemo bw'ubuhunzi muri Uganda twigishijwe ko umuhutu ari umuntu mubi, inyamaswa, kandi ko atagira ubwenge. Niyo mpamvu intego yacu FPR inkotanyi yari ukubarwanya, tukabakura ku butegetsi ku kiguzi icyo ari cyo cyose, tutitaye ku batutsi bari mu gihugu, kandi buhoro buhoro tukazabigeraho bakazibagirana. Abatutsi bari mu gihugu twari tuzi ko nabo ari nk'abahutu, barabanaga, bahanaga inka, barashyingiranaga, bafatanyaga gusingiza Habyarimana, ku buryo gupfa kwabo ntacyo byari bitubwiye, ariko twahishaga ko tubafitiye urwango. Bo bibeshyaga ko tubakunda kandi aribo tuje gutabara. Ukuri nuko aribo bari turufu nziza yo kugira ngo tuzagere ku butegetsi. Tumaze gutangira urugamba twagombaga guteranya abahutu n'abatutsi kugira ngo icyo turwanira cyumvikane neza. Twagombaga nanone kwica abahutu bishoboka no kwica abatutsi bikitirirwa leta ya Habyarimana. Politike yacu yo hejuru byose twabigezeho. Abahutu bica abatutsi, uwo musaraba ubajyaho.
biduha uburyo bwo kubica buhoro buhoro, nta muntu n'umwe wabavugira cyangwa ngo abagirire impuhwe. Tumaze gufata ubutegetsi, abahutu twarabishe, turabica, turongera turabica, turaniyongeza kandi tuzakomeza. 1994 intambara ikirangira, twaheraga ku bari bafite ubwenge, abize, abacuruzi n'abandi. Hari ubwo twarimburaga umuryango wose, hari ubwo twabatumiraga mu nama, abagize amahirwe babashije gufungwa, kandi nabwo ibyatubuzaga kujya kubakura muri gereza. Urugero nabaha, nta muntu n'umwe wabaye burugumesitiri cyangwa wabaye konseye wabona mu Rwanda. Bose twabahaye amafuni, abasigaye bakeya turunda muri gereza aho bazapfira buhoro buhoro. Twagombaga kwigisha abana babo, tugahindura ibitekerezo mu mitwe yabo, ku buryo bumva banze ababyeyi babo bababyaye ari abahutu, ariko bakazahora basingiza FPR Inkotanyi. Ibi twabigezeho twifashishije ingando, itorero ry'igihugu na komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge. Twagombaga gukora ku buryo abatutsi bose bari mu Rwanda biga amashuri kugeza kuri kaminuza, bakabona imyanya myiza mu nzego zose z'igihugu, akazi keza, ku buryo umwaka wa 2034 ubwo perezida wacu azaba arangije manda ze, nta muhutu uzaba ushoboye mu gihugu, kandi bose bazaba bambaza bakanakomera amashyi umuryango wacu FPR Inkotanyi. Twashakaga ko abahutu bazashobora kwiga, baziga nabi bagurisha ibyo batunze, nabwo barangiza ntibabona akazi cyangwa bagakora akazi katagira icyo kabamarira nk'ubwarimu. Uzagerageza kurwanya FPR Inkotanyi iyo yaba aho yaba ari hose ku isi, kumushyiraho ibyaha, kumuhiga no kumwica, nta bwenge bw'abahutu tuzabategeka imyaka 1000 tubicaye hejuru. Harakabaho FPR Inkotanyi, harakabaho Paul Kagame umwanditsi w'iyi mvugo ni Samo Kayitate wiyise umututsi. Rero banyarwanda, tumaze kumva iyi nyandiko y'uyu mututsi ntaho itaniye n'ibyo tubona, ndagira ngo mbisabire mwe mwese mukora ubushishozi, mwe mwese musesengura, nimujya kuvuga ku bwicanyi bwabaye mu Rwanda, mujye mubanza mwibaze ubu bwicanyi bwaje bute, bwazanywe nande, bwakozwe nande, yarabifitemo iyihe nyungu. Ibiganiro bizakomeza kugira ngo abanyarwanda bashake uko bazumvikana mu mibereho, ariko twirinde gushaka gusubiranamo nyuma y'imyaka 32 aho FPR babeshya ngo ubumwe bw'abanyarwanda bugeze ku kigero cya 90%, ariko mu mvugo yabo ari abari muri FPR, ari abari hanze, ukumva bose icyo bashaka ari ukongera kuzana inzangano. Rero twirinde izo mvugo, dushakishirize hamwe uburyo twarwanya iki kinyoma, ba nyir'ubwite bagashyirwa mu nzego z'ubutabera, bagacibwa imanza, maze abanyarwanda batandukanye bagashaka uburyo bakwiyubaka. Ese banyarwanda, iyo umuntu ababwira ngo nimwibuke mwiyubaka, nyuma y'imyaka 32 akaba bafata igihe, mutekereza igihe babafata mutegura izi nyandiko, mutegura ubwo buhamya, akenshi buba bushingiye ku binyoma. Igihe cyo kubyicaramo mukabipanga, mukajya kubivuga, bakongera kubasaba kongera kurira, kongera guhembera urwango, ibyo bintu murabona bibubaka koko? Abanyapolitike batandukanye, mwongere mwicare mwibaze ubu buhamya, mwibaze iyo misi yo kwibuka itwongerera iki cyangwa itugabanyaho iki mu mibereho myiza yacu. Ndagira ngo nkomeze abakomeje kubura babo kandi bicwa na leta ivuga ko yazanye ubumwe. Ndagira ngo nkomeze abantu bakomeje gufungirwa ubusa nyuma y'imyaka 30 y'akarengane, aho numvise abitwa badusingize Mungu Jean Pierre babasabira kuzasibizwa, kuzaguma muri gereza
ku mpamvu zidasobanutse. Iyo umuntu wamuhaye igihano imyaka 30 igashira akakirangiza, nta kindi uba ugomba kumukorera uretse kumurekura akajya mu buzima busanzwe n'ubwo waba utamworoheye. Nyuma y'imyaka 30 umuntu afunzwe arengana kubera ko atemeye kuvuga ngo yishe abantu, kubera ko mwamuhase kuvuga ngo navuge ko yishe akabyanga kubera ko ntabyo yakoze, imyaka 30 akemera akayirangiza, ikindi muba mumushakaho ni iki? Rero abanyarwanda nimuhaguruke, duhagurukire rimwe, turwanye ikinyoma, twange ubuhamya budafite icyo butwongerera, twange ubuhamya mpimbano, umuntu avuga ibyo yabayemo koko ariko atagiye guhimba kugira ngo akunde ashimishe leta iriho. Disikuru ya Kagame yatangiranye no kwica, irangizanya no kwica. Kagame yazanye urupfu, azaherekejwe, ashyirwa imbere n'abo tutazi, wenda tuzasobanukirwa mu gihe kizaza, ariko umwicanyi kabombo utagira umupaka Paul Kagame warangije kwica abanyarwanda, cyangwa se yabonye bitamuhagije akambuka akajya muri Kongo kwica za miliyoni zitabarika. Ntabwo numva impamvu mudahagurukira rimwe ngo mumubwire ko ibyo bintu birambiranye. Ntabwo numva impamvu mukomeza kumushyira imbere abita ibifobagane. Ntabwo numva impamvu mukomeza kumushyira imbere ababwira ko mwiratana ubusa. Ntabwo numva impamvu mukomeza kumushyira imbere akomeza kubabwira ko azabica. Urupfu, disikuru ze ni urupfu ruziranga, nzabica ku manywa y'ihangu, mwarancitse, abancitse, abo nagombaga kwica narabishe. Ngizo disikuru z'umuntu ugomba kubabera icyitegererezo mu bumwe bwanyu koko. Uko byagenda kose ntabwo muzakomeza gushyira ingengabitekerezo ku batayifite ngo izabafate, kuko imikorere yanyu yonyine izabaranga, nawe mushyiraho ingengabitekerezo, imibereho bagiranye n'abandi nabizabaranga.